Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mame Benezera. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mame Benezera. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Ndagushimira mwami wanjye kubw'imirimo wankoreye. Wandabaye ngezaho rukomeye, wandinze ndunura n'induru. Ndagushimira mwami wanjye kubw'imirimo wankoreye. Wandabaye ngezaho rukomeye, wandinze amarira n'induru. Iki gitondo kirishimwe kubw'imirimo wankoreye. Warinze umuryango wanjye, undinda amarira n'induru. Iki gitondo kirishimwe kubw'imirimo wankoreye. Wandabaye ngezaho rukomeye, wandinze amarira n'induru. Uri Imana igindengera, indengera, uri Imana igintabara, intabara. Uri Imana igindengera, indengera, uri Imana igintabara, intabara. Uri Imana y'amaboko menshi, uri Imana igira neza. Haleluya, haleluya. Ugira neza Mana, waturinze. Ugira neza Mana, wahabaye Mana. Ugira neza Mana, urukundo rwawe ruratugose. Ugira neza Mana, imbabazi zawe ziradutwikiriye. Ugira neza Mana, ubishimirwe Mwana, ubihimbarizwe Mwana. Ushimwe ubuntu bw'umunsi, ushimwe kare ukuyeho ijoro ukazana amanywa, ukazana igitondo, ukazana umunsi, ukazana amasaha y'umunsi, ukazana izuba, ukazana umucyo. Ushimwe Mana, izina ryawe niryubahwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Haleluya, haleluya. Uri Imana igindengera, indengera, uri Imana y'imbabazi. Uri Imana igira neza, uri Imana igira neza. Uri Imana igindengera, indengera, uri Imana ikiranuka. Uri Imana igira neza, uri Imana igira neza. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 27 umurongo wa 13. Zaburi ya 27 umurongo wa 13 haravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Haleluya. Iyo mba nararabye, iyo ntizera Yesu. Iyi zaburi ni iya Dawidi, ariko ntikiri iya Dawidi. Reka ibi yacu, reka ibi yawe, reka ibi yanjye iki gitondo. Mba nararabye iyo ntizera Imana, mba nararabye iyo ntizera Yesu kari buntabare. Mba nararabye iyo ntizera ko ya Mana nabonye cyagiye n'uyu munsi nayibona. Mba nararabye, mba nararangiye, mba biba byaribagiranye. Ahanjye haba haragiye hacecekerwa. Iyo ntizirika kuri Yesu ngo mwizere, iyo ntizirika ku Mana ngo nyisenge, iyo utizirika ku Mana. Haleluya. Tuba twararabye iyo tutamenya Kristo, tuba twarashizeho. Yo mbega inyungu zo kumenya Imana. Turamiyemo muri Yesu, tuboneyemo ubuzima, ibyiringiro biragarutse, agasura karagarutse.
ayiwe hari igihe ibintu biza bikaba byagukubita hasi, hari igihe ibintu biza nuko avuga ati ibi birandangiza, ariko umuntu agahagarara mu kwizera agasenga, umuntu agahagarara mu kwizera akavuga ibyiringiro byo tugahamya, umuntu agahagarara mu kwizera akagira ibyo yanze, akagira ibyo akuye, akagira ibyo ashyizeho, akagira akatura, agasenga, akizera Imana, akavuga ngo ya Mana ya yindi yandemye iracyari Imana, naha ndahava. Nahangaha Dawidi yarageze ngo mba nararabye. Hari ibintu bikomeye Dawidi yahuye nabyo, hari ibitero byinshi Dawidi yahuye nabyo, hari ibibazo n'ibigeragezo Dawidi yaramaze guhura nabyo, ariko Dawidi ntiyacika intege, yizera Imana, yizera Uwiteka, mu isi y'ababaho aramiramo. Kukwizera, ndavuga kukwizera Imana, apana kwizera abantu, apana kwizera ibyibi, apana kwizera ibyo tubona, hoya kwizera Kristo, kwizera Imana tukayishyiramo ibyiringiro byacu, akaba ariyo duhanga amaso yonyine. Bibiliya ivuga ngo nk'uko abagaragu bahanga amaso yabo shebuja, nk'uko abajakazi bahanga amaso yabo nyirabuja, nk'uko niko natwe dutegereje Uwiteka, amaso yacu tukayahanga ku Uwiteka, ibyiringiro byacu no kwizera kwacu byose tukarundumurira mu Uwiteka. Ibindi byo Dawidi yakoze, maze ntiyananirwa, maze ntiyaraba, maze ntiyacika intege, maze akomeza urugendo. Haleluya, aramiramo, agubwa neza, kandi n'Imana iramutabara. Haleluya, yizeye ko Imana igira neza, kaho hantu azahava, k'ibyo bintu azabikira, kwabo bagoma azabakira, kwabo bantu azabakira. Ahagarara mu kwizera, arasenga, arahamya, avuga ibyiringiro bye, akomera ku Mana, yizera Imana, yiringira Imana. Reka nawe iki gitondo nkubwire ngo ibyo uri gucamo byose izere, izere, humura. Wumva gurabye, wumva gunaniwe, wumva gucitse intege, wumva uri kubona uri mu gikombe mucisha bugufi, uri mu gikombe cyandi bishoboka. Oya, birashoboka, ku Mana biracyashoboka, ku Mana biracyashoboka muvandi. Yesu yaratsinze, yaravuze Golgota ngo birarangiye. Ongera wibutse Imana, fata imbaraga, ongera bwira Imana, haguruka, wicika intege mwene da, komeza, komeza n'Imana isoza amasezerano, komeza n'Imana y'urukundo. Humura wiraba, Kristo ni muzima. Izere, izere nka Dawidi, hagarara uzongera ubone kugira neza kw'Imana. Humura uzongera ushima Imana, humura uzongera uhagarare mu iteraniro, humura uzongera utanga ubuhamya uvuga ngo Uwiteka yankuye naha. Ibuka ya Mana yagukuye aha. Iyo turi guca mu bihe bikomeye, twibuka Imana, ibuka Imana, ibuka bya bindi yagucishijemo, ibuka hahandi ni Imana idaterana bayo, itibagirwa, naho ngaho urahava, n'ibyo urabivamo, naho urahava. Humura, komera, ngo mba nararabye, iyo ntizera ko nzareba kugira neza kw'Imana. Humura, ugiye kongera kubona kugira neza kw'Imana. Komera, Uwiteka mu isi y'ababaho, humura. Hari ibizaburi regeze gusubira avuga ngo mbese Imana uzereka abapfuye ibitangaza? Hoya, ntabwo Imana izabyereka abapfuye, kuko abapfuye ntibayishima. Izabyereka wowe uriho, wowe muzima, ni wowe yazinduwe nayo kugira ngo kugirire neza. Wicika intege, wiraba, ahubwo haguruka, haguruka, ambara izindi mbaraga, ongera usenge. Kandi niba warashyize aho ibiri bikanga, shyiraho yino, ubwira Uwiteka ati ndava imbere yawe Mana, mbonye aho ugereje ibi bintu. Ongera ubwira Imana ngo Mana, ndi hano nagarutse, nkubone ungirira neza, nkubone ungarukaho. Data, ongera uhenda Imana. Ni ukwezi ko gutaka, si ukwezi ko guceceka. Fungura umuntu usenge, ramburira Imana amaboko, yishimire, ibuka ahandi yagukuye, ririmba, ramya, tamba. Twari dutambiye Imana, numva ndanezerewe, turatamba. Nibuka imirimo, nawe ibuka imirimo, tambira Imana, subizwa mu ibyiringiro, izere. Aho naho turahava, aho naho urahava. Humura, komera, Yesu ari kumwe nawe. Shalom, igitondo cyiza, Uwiteka kugirire neza. Imana ishimwe. Ngaho haguruka usenge. Mama, nurakoze. Ukwizera kwacu gukomere, ukwizera kwacu ongera udusukira imbaraga.
ntago tuzaraba mana, ntago tuzananirwa, ntago tuzacika intege, ntago tuzata ibyiringiro, kubera ko turi kumwe nawe kandi uri Uwiteka, Imana idahinduka, Imana idasimburwa, Imana y'amasezerano, Imana itibagirwa, Imana idasinzira, Imana itagoheka ku bwacu. Haleluya, we waduhaye Yesu, nahangaha turahanyura, nibi turabinyuramo kuko uri Kristo muneshi. Waravuze ngo byose birarangiye, nibura birangiza mwami. Turagushimiye karokuraho ibihe bibi ukazana ibihe byiza, turagushimiye karo udukiza muri byose, turagushimiye kariwe Elshadai, Imana ishobora byose, nibura bishoboye mwami, nibi ngibura birangiza. Urakoze papa. Haleluya, amen, amen. Wibuke gukora subscribe kandi mukore na share. Ijambo ry'Imana nanga buri gitondo rikaba rigufasha, cyangwa se ukaba warisengeyemo Imana igakora igitangaza, ugaruka wandike comment, dusangize ubuhamya, utubwire kandi ubyutse n'abandi basenge bahimbaza Imana. Data twese ahabwe icyubahiro. Ibyiringiro by'uyu munsi ni ngo ongera wizere, ongera ugirira Imana icyizere, humura, ni Imana inesha. Shalom, umunsi mwiza.